umuntu ugiye kumureba bamwita Nupuja. Nupuja niwe wamwihamagariye ngo agenda nguze undebe kugira ngo nje bucece mu gikari nereke abanyarwanda yuko ndi muzima. ngo ariko umuntu nshaka ninde? Ni Yago. Uyu nguyu ndi kuri hano iriya foto bakuro. Woni Nupuja rwose. Objective na papa singo ari iki? Target niye ashaka iki? Ashaka wa mwana betabagwe. Amushaka ngo biyunge cyangwa arashaka ihangana? Oya kuko uno mutipe abatipe nabapagasi bro. Urumva yarababaye. Kubera ko amaze umwaka mu kagari. Kandi aziko impamvu byatumye byose biba kugira ngo bisakuze nuko ko Yago yabifite murahari. Urabizi nyine ntago yaza kuri Babarawo, ntago yakwinjira wowe kukasa mutwe. Arabizi kundi byose, arabizi ko nitwebwe twabiteye. Ariko nyine ashaka Yago. Yago namubaje ati uri tayari? Arambwira ati zana umuswera nyina naze. No, amushaka mu buhe buryo? Kuganira nawe, kwiyunga nawe? Ntabyo kuganira umva bro, akibigana umwana umutipe wamana umwaka uri mu kagare. Ukaza mu biganiro, byo biganiro ni bihe? Nta biganiro biri hano. None iki gitipe nabyo nabwiye babakuze bo mu rugo. Mukina game mutazi. Abanyarwanda bagomba kumenya ko ibi bintu hari game, hari room nyinshi cyane muri ibi bintu. Hari room ya mbere hakaba room ya kabiri niya gatatu. Gute rero? So abantu bari muri room ya mbere ntabwo dushaka kumva ibintu bibera muri room ya kabiri. Abo muri room ya kabiri ntabwo bashaka kumva ibintu bibera muri room ya gatatu. Kandi abapagasi bose ubona bibera muri room ya gatatu. Ariko akadasu urumva rukuntu waragafashe. Ariko kumva abaturanyi barasakuza cyane. Ako kantu bakumva? Ndi kukumva. So ngaye ngo ukorera ubwo ndakwinkwibye akabanga dukomeze. Ubwo ngubwo kuri uyu nguyu dupasingi. So uyu nguyu ni ikigori gikiraho ngaho. Uyu yararangiye yacumise umugore, yumva yacumise umugore w'abandi, umugore we nawe yarumiwe, urumva ari mu Birigi. Ntagazi nimba urumva none yavuze ngo yaguze inzu, ntaga yigiza agura inzu, aracumitse nk'abandi bose. Ariko iyi ndirimbo nakoze ko nta kintu ko nta comment wampaye. Iyihe? Iyo ndirimbo turegara ahubwo tuyikora remix. Urumva? So akani nakahe? Uyu nguyu tumuvuyeho. Bro, yubahe twagiye. Mbasa ngena hari tagenda anata nta kibazo. Reba muri screen ngiye ntago ndi kujya kure dore. Agakuko gasho Israel mbonye. Sasa nayigeza kubivuga ibi bintu. Yara amakuru avuye mu cyumba cya mbere. Cyashye mu cya kabiri. Barangira bati reka turabeshya. Ibyo binago bibaho. Israel mbonye biki. No ndavuga ati okay, mukomeze mugume n'umusore wanyu ngarahimbaza mukemera. Sibyo? So ndavuga ati se bimeze biti. Baba ati ngura muteka mitwe n'iki byose urumva ariko nyine hari abantu badashaka kumva ukuri. Urumva wababwira ukuri we nta muntu wabwira ukuri agagutuka man. Akagutukira yuko umubwiye ukuri. Kuko yari afite ikinyoma cyamwubatsemo cyamwaritsemo nk'inyoni. Akumva ntabwo yatandukana nacyo bitewe nuko umubwiye ukuri akavuga ati what the fuck bro, uri murabeshya kuko ikinyoma cyamwaritsemo muri we. So bababeshye yuko ngo namusore bro, abanyamurengero bazi n'umunyarwanda ntabwo tumwatse ubunyarwanda. Ariko abanyamurengero bazi cyane mu muco wabo. Ntiwagira imyaka 30 utarashaka umugore ntiyo. Ibyo byose washatse umugore uri umugabo cyangwa se baragushatse wowe uri umugore. So mu magambo make umusore ni umugore.
ngo iki uravuze ngo inkuru twigeze kumva yavuye kuri ambasaderi wo muri Israel ifiteho ino nkuru twayivanye muri ambasaderi wo muri Israel arabivuga bagira ngo batubeshye tujya kubaza wa musore wo muri Nuza muri Kazakhstan nyabyemeje wiyumvira izuba riva so n'ubwango abanyamurengero bazi bashaka bafite imyaka ingahe mani umusore w'umunyamurenge ku myaka 30 cyangwa ari umusirikare uno musore yigeze mu gisirikare kimwe mu mateka yawe uko umuzi reka uno musore mbabarira so n'ubwango rero hari ikintu bazi bavuga arajya kuramyanga agira buye n'iki byose ngurumva ngo n'iki n'iki ngurumva ngo niko tumuzi n'iki byose sha mugomba kumenya ko ari ubundi buzima batipe bafite mutazi hanyuma ntuza se uyu mwana ni gute yabatera kandi yarabyaye n'uyu mwana wo mu Bubiligi so umva nawe nkubwire hari misconception abantu benshi bafite muri nose gukana ka umutinganye gute kandi yarigeze kubyara umwana uzi ko ari abantu benshi bafite abana batandatu ngiye kuba nk'urugero Juice zamuka ibintu bihamye hari abantu bafite abana ngiye kuba nk'urugero hari umupresenter mu Bwongereza wari umaze nk'imyaka 30 bamukunda cyane yakoraga kuri televiziyo afite abana batatu afite n'umugore yakoraga ikiganiro cyo mu gitondo umunsi mwarabyuka mu gitondo ari kuri live aravuga ati nguzi n'ibindi nihishe imyaka ingana gutya ngiye kubabwiza ukuri aravuga ati ngiye imboro ndayirigata none kurusha ibigambo bikomeye abantu barumirwa so ngiye kubabwira impamvu abantu byarabayobeye so hari ikintu ugomba kumva ushobora gukunda imboro ariko ushobora no gucumita abandi bagore vuga iki koresha irindi zina koresha zizi cyangwa ikidudu ariko yapana yi asa kuki mudashaka kumva ikinyarwanda wowe ngaho komeza none se DJ Juice ninde uyu Juice uyu ngo yampaye Juice nta uzi mbabarira pe Juice uyu nguyu nukuvuga ngo ni se muhungu yo bye ndagiye ariko se ujya wagira ko ibyo bintu wajureka complex ufite n'iziki uyu nguyu we ari mu bantu muri Kigali urumva ni gute utazi Juice godfa uburetse ibwire Dekati Juice mutere twara Juice natubwire Juice bibaho umugabo ufite umugore ashobora gutereta Juice cyane Juice ntabwo tuvuga ko yakosi muzi sunzi n'icyo cyose ngiye kubivuga nyine kugira ngo wowe urumva nshatse kugira ngo Juice tuvandireho urujijo umugabo ufite umugore yagutereta hari abatipe afite misconception I'm sorry urumva kuri nuza runaka bati ntabwo ushaka kuba gay ngo ushaka kubyara umwana so gay anyway Juice listen to us we are not against abantu babatinganye oya okay yaba abantu bikundira abantu bameze nkawe cyangwa se ntabwo twanze abantu bikunda nkawe sibyo werega na Juice ndamukunda Juice urumva so Juice ntabwo wabyara umwana nyuma yaho ugaca ku ruhande cyana cyaza cyahenye ukagikoma birashoboka muri Kigali cyane okay murakoze cyane ku buryo umugabo ufite reka ngubwize ukuri abantu benshi ntabwo urumva mu Rwanda turacyafite ubumenyi bukeya kuri iki kintu umva yuko ngo kuba ngo uri gay cyangwa uri uvuga ati njyewe ndi umuntu ukunda abo duhuje igitsina anyway by the way ntabwo twigeze twanga aba bantu ntabwo twigeze tubarwanya ahubwo twarwanyije amakosa yaturutse muri ibyo bintu Eric tujya wari wumva tuvuga Eric usema mungu tumurwanya Eric ni umujama wacu Eric asakinga dick agacumita igitugu ibintu byose abikora burya se uye nyine ndimo ndavuga Eric se arongora abagore Eric cyana cyiza yamwe ngakibonye agicumita komeza urumva so cyo tuvuga ni iki ngiki rero umusore agiye Imana Juice agiye Juice aramanutse Juice rega kwiyakira ntawe ntabwo we nta nubwo wumva izina ma Juice ndagasa
wari ukimbira kuri uyu mujene izina Juicy. Umva so ibyo nshaka kukubwira n'ibingi rero aramazi ngo ushaka kubyara umwana ngo iyo wabyaye umwana nk'umutinganya abatinganye bashaka kubyara bro. Anyway, hari inuza bita bisexual, so which means ushaka kuryamana n'umugore ukaryamana n'umugabo kandi kumva bose babashaka. Ibyo byose bibaho. So basically ushaka gutanga nawe bakagukubita at the same time. turashize Nakoze cyane. uyu nguyu bwo ibya okay inkuru ivugwa kuri sena andi bumuntu ihagaze ite Inde Israel na andi bumuntu iki gihuha cyaba gifitanye isano reka tuyaka kare igihuha gusa umva nkubwire. Ubwo Israel uramuzi na andi bumuntu amuzi, ubwo ibyandi bumuntu nimushaka tuzabivuga nimubishakiye nikigera. Cyangwa andi bumuntu we nago mu bitinda handi mu bumuntu muramuzi. ntabwo wibaze ko ikintu kintunguye ni kuri andi bumuntu natunguwe bro I know it nta mwanya andi bumuntu tubyore nta n'ikindi yegejeho. ndatunguwe kuri andi bumuntu ntabwo byagutunga umbwire ngo biragutunguye byambabaza ahubwo bro uri ikigorye bro ngo nta makuru nari mfite. Reka dukomeze inkuru twagiye ubwo twabivuyeho Israel mbonye nandi bumuntu twabaretse twakomeje. Uri kuyisoma? Dore kwa Shehe. Wewe bisome man, ndasoma umunsi. Man. Shehe umucuruzi w'imbunda si ikigoryi. Arabizi neza ko Nyirarusenda ari Goldiga. Sasa ntiyakora iryo kosa. For a fact, Nyirarusenda amaze 2 years kuri Onapo ku ngufu. Wibuke ko basezeranye bucece TZ last year. Nyirarusenda ninde? Nyirarusenda ninde umucuruzi? So ninde umaze ibyumweru bibiri muri Turikiya mu byamamare by'iwacu. Mutesi Jorira. Mutesi yavugisha kure akoreka kuva ku ruhande man. No ndakubwiye ni Mutesi. Hari umuntu tinya muri nose. Ntinya nerinde rya kwa nyina. So nimaze ibyumweru bibiri muri Turikiya. Ni Mutesi Jori. Urakoze cyane. Ni wakoresheje slang nyira. Ninde kumwe nawe nago bonye plaque. Uravuze ngo ibi bintu bifitanye isano n'iyi plaque. Dukomeze bya plaque bereke. Ibi mbere Tanzania bayifatirayo. Ibyo tureke. Ahanga hani muri dukomeze. So reka ngumbwira akantu. Ibyo byose bireke iby'ibiki byose bireke. Ese waruzi ko basezeranye muri Tanzania bosheke? Ntabyo narinzi. Umwaka ushize? Ntabyo namenye. Ntabyo ruzi? Wapi? Bombo clad. Ubu n'umugore n'umugabo? God damn it. Ndikubaza ubu n'umugore n'umugabo? Uyu mutipe ni umuyisilamu muri Tanzania. Ntago wakore ikosa ngo wemere kugumana n'umukobwa mukorane. Ni umudivorce ariko uterekanye yuko uyu muntu mwasezeranye. Nyine muri Tanzania urabizi. Yego. Anyway, idini ya Islam urabizi. So ida ushobora kujijisha ukavuga ati uno muntu nerekanye ko tuma twujije ndimo ndajijisha. Kuko nshatse kumusambanya kumucumita ariko njijishe yuko so tuvuye nk'urugero. Mwe n'icyana nkavuga ati kugira ngo iki cyana nereka abantu ko ngize kumwe nacyo. Cyo kwita nyibwira ati umva ubacyana. Ngwino tujya twipima agakoko ka sida. So noneho kugira ngo nemere yuko nkomezana nacyo tukipima agakoko ka sida. Muri Tanzania ntabwo ushobora kuba uri umuyisilamu noneho umuntu agiye imaka uri shehe. Ngo ucumite n'icyana bajya kubona uri kumwe n'icyana mutarasezeranye. None se uyu nguyu ni gute agiye muri Onapo uko amakuru mfite? Bakasubira ngombwa yashyira sana cyose. Ntabwo uyu nguyu amakuru mfite urukumva bira biboro bajyamo bifungisha yakoze imyaka 10 imyaka 40 bro nabagiye kujya deep ariko ni imyaka irenge. Baretse gato bivuge. Umva
none rero ubu ngubu yagiye kubivanishamo. wabivuze reka kuvuga ngo ndakubaza yagiye kuvanishamo ibiboro byawe. reka kuvuga ngo ufite amakuru. So shehe niba cyangwa ufite ubwoba yuko bya bindi byabaye byakubayeho. Ibihe ariko zikutangira ibihe byambayeho urabyibuka? Ibihe nyine nyibutsa urabyibuka? Oya tubyorere. Okay tubyorere. Urabishyira hanze ntabwo ushyira hanze. Reka dukomeze. So bari muri Turukiya. Mutesi Jolly yakoze ubukwe n'umugabo we twamenye Rugumi. Ibyo ushatse kumbwira bakoze ubukwe n'umugore n'umugabo. Umusa ibyo ntabwo mbitindaho ni uruca abana birazwi rwose muri Tanzania. Miss Rwanda Mutesi Jolly 2015 babikoze ubwo mu Rwanda ntabwo byabaye. Abayisilamu bakora ubukwe bucishe bro. Niyo haba abantu babiri bakora ubukwe. Ubu Mutesi Jolly Tanzania mu idini byanze ko Mutesi Jolly yakoze ubukwe n'umugore w'umugabo muri Tanzania. Ubimenye. Birazwi. Mutesi Jolly n'umugore w'umugabo yakoze ubukwe. none kumukoresha ubukwe hanyuma akajya muri onapo nk'ibi ngibi wanditse hano. Uno mutipa acuruza imbunda bro. Ndabaza ahanga bikaba byaragiye ngo bafunze idowa. Bafunze indowa. Indowa ni sinzi indowa icyari cyo. Ariko birazwi ko we n'uriya mugabo mu kintu cyitwa Islam. Barabikoze byarangiye. Mutesi yambaye bya bintu by'Abayisilamu barazenguruka. Uriya musenzi n'uvuga ngo yemere kumucumita gwera mu gitondo saa 7 n'ijoro. Nta munyarwanda n'umwe wagiyemo inshuti za Mutesi Jolly nta n'umwe. Talent yariyo mubyara we cyangwa mwene nyina mwene se. Reka da sizima talent yariyo miki. Talent n'umugabo ntabwo yarariyo. Talent napfuye rubi ariko ari haya kuri iki. Hanyuma umuntu umukozi wa televiziyo Rwanda. Umukozi wa televiziyo Rwanda ntabwo yarariyo. Ndi kuva ku nshuti za Mutesi Jolly za hafi. Oya ibya televiziyo Rwanda mbireke. Icyo ntakubwira ngiye kugarukanya naho nshaka kunjyane kure. Butera Knowless ninde muntu w'umunyarwanda ari mu nshuti za Mutesi Jolly wari muri ibi bintu. Butera no urashaka kuvuga nuza warya umugara mwita ngute wasomaga amakuru wamaze kumwumva twakomeje ntabave kuzana izina rye. Wasomaga amakuru y'u Rwanda wande batandukanyije n'umugabo bamwita umurerwa. Ni umurerwa ninde? Evrine. Ari ni Evrine? Ni Evrine cyangwa Evrine buryo? Evrine umurerwa. Urabizi ntaga kundi. Harimo cyagiye umara cy'amabere manini birukanye. Cyo ni kihe? Cyari Gahongayire. Arine Gahongayire baramwiruka. Bagiciye mu gakundi ndagasa. Bamuvanye muri crew. Bagiciye mu gakundi barajugunya. Kuba ngo cyagiraga urugamba rwinshi. Ariko betegeye umugore w'umushuti wawe. Ende? Nani Pamela Ingoma yarajoyininze. Ende? Nani muka Deben. Yeje? Yajoyininze agakundi. Joganye ugorje ma. Cyo kundi ntabwo. Tugomeze. So ubu turi kuvugana muri Taki yagiye kugira ngo amukure bakarakuma cyangwa karakamashini ngo naga. So karakuma ikagira ikibazo ariko nonga gushyiramo mu kuboko kakagira complications. So nuvuga ngo kaguteza ibibazo. So uriya mwana wabita nuza wabita nyine nyiri imbunda nyiri bifaru yavumbuye yuko aravuga ati sasa abanyatanzania bamubwira ati sasa mva tukubwire ino game irimo ariko uzajya ukinira mu kibuga gicuramye uzajya ukina uzamuka bamanuka ati bazakwirukansa ati urashaka igituba nta kibazo kana karakeye urumva kagazagwa igituba ibyo ushaka byo kazabigora ariko kazakwirukansa mucuzi imbunda aravuga ati sasa rero nanjye ngiye gukoresha ubwenge ntawe kwemera gushyiramo umwana nawe kwemera gushyiramo umwana yavuze ati fata ikintu cyitwa byabi ntabwo ari binini ni akantu bashyizemo umukobwa arakamaranye igihe kirekire